nanjye iyo bajya kunyishyura ngo mporane nabo baba bamaze kumvanamo business y'ukuntu nzagurisha. Okay, tuvuge se mu Rwanda tuye mu bajene okay nko mu bajene b'abanyarwanda tuvuge bajene mu Rwanda reka babarira isi ntabwo wamubura dufate umwe ufite outlook mu banyarwanda muri abo bajene hari uvuga ati uyu nguyu yaramutse reka duhuriye nko hanze duhuriye wenda nko hanze tumufate tumutware hanze dufate muri ibyamamare byacu twavuga ati uyu mutibe mutwaye hanze twakora kandi video yagurisha ni nkande ntabyo kubera ko ntabwo navuga ngo uyu nguyu mutwe twagurisha ntazi nakubwiye ngo size matters ntabwo navuga ngo uyu nguyu bigende gutya kuko nanjye I will not work with you ntazi ese ntarabanje ngo mbone your previous work kuko iyo aba injiji zira ahangazi dukurikiye ndabizi ko ari educated idiot mutazi icyongereza size ari kuvuga ni ingano y'igitsina uburebure bw'igitsina n'ubunini bwacyo dukomeze so nawe rwose ubu nawe abantu bagomba kubasobanurira isi bagomba kubasobanurira so ni ukuvuga ngo tufate nko mu basore bacu b'i Kigali uzi urukumva urabona ninde ufite igihagararo kuko n'ibituza n'igihagararo nabonye bimataringa mu basore aramutse afite ingano ukeneye size ya nyayo size nawe size y'umubiri turi kuvuga ntabwo turi kuvuga size y'umubiri kandi none nk'ubu ngubu turi kuvuga size yahari ariko nanone no kureba urugero ku bantu batabona tugendere kuri size ya yampano niyo ntabwo nayibonye ngo size imeze gute arayifite nuko ihengamye ariko afite yihagije oya n'abandi nyine size na shape biratandukanye kuko na shape ushobora kuba ari shape imeze gutya cyangwa shape imeze gutya imeze kuriya hari amashape menshi atandukanye size na shape ntabwo ari ibintu bimwe okay size na shape ntabwo ari bimwe shape igomba wenda ishobora kuba ari yego ihagije ariko wenda ishapinze gutya cyangwa ishapinze gutya cyangwa ishapinze ariko ibyo ngibyo ntabwo bimataringa ahubwo bimataringa ni performance yawe super performing hari n'abafite iyo size ihagije ariko batazi gukora iki kuyikoresha nabyo ni ibintu bijya bishoboka ku buryo ukaba utazi guperforminga kuko iyo uri kuri set ubundi umutipe niwe ufite akazi kenshi ko agomba guhandoringa umukobwa agomba kumushyira muri positions runaka agomba kumekinga show kamera imuriho neza tugenda umukobwa wenda ari muri position we atagomba kure aho atari bushobore kureba kamera kubyumva so umutipe agomba kumubera nyine mirwari akamekinga show yuko ari muri kamera neza ubwo ubyumva umuntu uri gukamera w'ikintu akora iyo mutari muri film neza akora nko ku mutipe wenda akamukoraho akamutapinga umuntu bagatamenya ikintu cyo gukora niba wenda agomba kumuvinga wenda iburyo akata kumuvinga iburyo cyangwa kumuvinga ibumoso so cyane cyane n'umutima ugomba ntabwo ngo ikibazo ntago ari ukugira uwo mubiri no kugira size ugomba no kumenya kwactinga ko it's actually an acting job you have to act okay byumva ntago ngo urashowinga hapo gusa urashyira mu size twavuze kuri size z'abatipe is it possible hari aho bishobora kugira umukanirwa ku muhandoringa nabyo birashoboka hari gishobora kugera kuri se niyo mpamvu nakubwiye ati cyane buri muntu wese aba afite nka portfolio nk'amavideo aba yarakoze so nk'urugero bambwiye wenda nka company mparinze kambwa ati ngiye gukorana n'umuntu bita wenda Godfather ndahita ngenda kuri Pornhub byo kumusacinga uri kubyumva barambwira izina rye ndajya kumusacinga ndebe utuzi yagiye akora ariko byuma ndebe performance ye ndebe ingano ye ndebe ukuntu reactinga ukuntu yactinga ibintu byose nyine ndebe personality ye njye kuri social media ze ndebe n'ibiki either vuga ati uyu muntu ntabwo bishaka ko nakorana nawe cyangwa se nakorana nawe ariko byumva kuko ufite n'uburenganzira bwo guhakana kuvuga ati njye uyu muntu ntabwo nakorana nawe kuko hari n'amabifu muri industry wowe ufitanye bifu n'umuntu ukaba utakorana nawe abo mu gihe kampani yabaharinze mwembi ukabavuga niyo mpamvu akubwira ati wewe wenda wowe Noeline urakorana na Godfather wowe ukavuga ati ngiye Godfather ntabwo numva nakorana nawe kuko umukobwa ari ufite agaciro cyane bashobora guhindura umutima bakuzana undi mutipe wundi buretse gato ese bari abatipe tubonamo muri kumwe bashobora kuguhereza n'umuntu random utazi n'ubundi ntabwo uba umuzi ubwa ngo kampani njyewe impayari inzira njyewe umu agent abanyaprocinga akambwira ati Lexi
company nisha kuguhayaringa kuri sini niyi n'umuntu uyu muntu n'uyu hambwa ngenda banza nkabaza mbere yuko nemera akazi baza umu agent kuko n'ubundi ugomba kufite umu agent umu agent kuko umu agent we niba ufata amafoto yawe cyangwa se na portfolio yawe akajya gukora iki akajya ku advertising ku ma company no company kavuga ati turamushaka company nagongira iragushaka we akahita avuga ati company iragushaka irashaka gukora isini irashaka gukora n'uyu muntu akahita kohereza information z'uwo muntu uwo muntu nkabanza nkamuchecking nkabanza ngora background check nkabanza nkajya kuri site ziwe nkajya kuri Twitter yiwe nkajya kuri Instagram yiwe nkajya nkareba nyine nabona ari fresh nkareba n'ama reviews kuko hari n'igihe wenda hari nk'ahantu nyine tugenda nyine twebwe nyine dufite aga community kacu ugenda ukaba wakwandika wenda experience wegeranye n'umuntu ukayandika muri groupe ku buryo undi mukobwa agiye gukorana n'uwo muntu ni groupe y'abakobwa gusa muri Europe mu gihe umukobwa agiye gukorana n'uwo mutipe yabo akahita akora iki yabona wenda review akawenda yakwemera gukora cyangwa ntakore so ndabanza nkagenda nka searching nkareba ukuntu umutipe akora n'ibiki nkareba size ye nkareba vibe n'ibiki nkahita mbwira umu agent ati okay akazi ndagafite ntabwo singafata ariko n'akazi ndamutse ngafashe nagira kuri set vibe nyine ikaba ari off ntabwo dufite vibe nziza kuko tugomba kuba dufite vibe kugira ngo no kuri kamera bigaragare nk'ahari ibintu byanyabyo kuko you have to act you have to be in a character so you have to seem nkaho nyine ubirimo byiri kubyenjoyinga sometimes you're not enjoying that shit but nyine ugomba ku acting nkaho uri ku enjoying yeah I mean it's acting Jesus so you pretending how ibyo ni iby'amakampani ibyo nikorera njyewe urumva mbikora kuri time yanjye mbikora bigiye numva bishakiye aho numva bishakiye so ibyo nkorana na company no acting you have to act honestly I'm not going to like kandi n'abantu benshi barabizi ko it's fake it's not really real ntabwo yo kwanguranya kubeshya it's fake ariko iriya fake resume niyo nyine ituma abantu nyine bahita basara nyine kubera ko the idea of it niyo ituma nyine n'ubundi abantu babireba ni nk'ukuntu umuntu ajya muri filime akarira kandi nta muntu wapfuye Yesu we warapfuye kandi ntiyapfuye ukabyegereza umutima uri kubyumva ni ukora n'ubundi bigenda nawe uragenda hariya ugasara biriya bya baby muri kuvuga you kill me ndapfuye ukarerembura amaso kuri ibyo bigenza wowe ufaking. It's an illusion. You have to sell an illusion. It's an illusion that you have to sell. Oh my God. So yes, kandi abantu nabo babigura kubera illusion. Ntugire ngo nanone abantu babigura bazi ko ari ibintu byanyabyo kubera ko arabizi ko atari byanyabyo. Ntabwo umukobwa azakorera hafi miliyoni 2 cyangwa 3 uri kubyumva tuvuge miliyoni 2 ku mwaka arimo arakora ibi biboro wenda yarakoranye n'abantu barenze wenda nka 50 cyangwa 60 ku mwaka ukambira ngo buri muri abo bantu bose 60 yakoranye bose ubona bose yari enjoyinze ntabwo bishoboka uri kubyumva ntibibaho kuko imibiri yacu ni imibiri irakora uburyo ikoramo ari ibyo idakoramo ariko nyine ibintu byose ubundi bitangira mu mutwe iyo bamaze kubyishyiramo urabikora bikarangira ugataha bigahita bigenda neza. Yewe dukeneye kumenya byinshi ngayo nguko ariko ibyo 10 ntabwo ryagezeho ngo barinyimye burundu tu ntabwo bashaka kuriba ngo yitsinda ari kwihera ari kwigerezaho ngiryo ryageze. But honestly speaking, like abantu, of course, like abanyarwanda nyine baba is very curious cyangwa bashaka kumenya ngo ibintu ngo nase ngubigenda gute ngo nirwanza ngo nase gusita nyarwanda kwakira gute so nyarwanda inyakira nyine mu buryo nyine rukumva nyine bw'ibitangaza ntabwo babyumva ntabwo bibaho nyine ni ibintu nyine you know hari nabumva yuko ntashobora no kugaruka mu Rwanda so ari nk'umuntu mbona nk'ikigara kavuga ngo nase nguri Kigali kuko abantu batekereza yuko wenda ngomba ko wenda ndi nka mageragere cyangwa se wenda barangize nko mu cyobo I don't know as in because of what because of my body I can use my body however I wish however I want to bikabyumva igihe cyose umubiri wanjye nawo ukoresha mu bigiye unyungura kandi umbeshejeho kuko tubeshejweho
uyu mubiri ni Imana yaduhaye kandi umubiri ntabwo ubundi ari amabere cyangwa se ubundi ku bagore niho abantu bahitamo ibidakoreshwa n'ibitagomba gukoreshwa ku mubiri w'umugore, aho ubundi umubiri w'umuntu rusange biologically, okay, biologique like you know, biologically umubiri w'umuntu bihera hano mu bwonko bikagenda bikagera ku mano yawe no ku nzara zawe z'amano. So mu gihe udakoresha umutwe ngo utekereze, nta nubwo wanakoresha amaboko kugira ngo ukore, ntabwo wakoresha amaguru kugira ngo ukore, nta nubwo wanakoresha n'icyo gitsina yebaye kugira ngo urongorane. So sinumva itandukanye hagati y'igitsina n'amaboko n'ubwonko n'amaguru mu gihe byose bikora, ni byose ni ibice by'umubiri. So uko wakoresha igice cy'umubiri iki cyose ukorera kandi wibeshejeho, I don't think it's for me. Numva nta kibazo kirimo ubuzima mu gihe udakoresha ibice by'umubiri byawe, wenda wiba uhemuka wica ukora like nyine ukora ibintu bidasobanutse, but ubikoresha mu gihe wumva nyine like use your body kuko niyo inuza Imana yaduhaye, niyo investment Imana yaduhaye. Uri gukoresha uwo munwa wawe wowe uri ikiragi, ubu ngubu uri kuri TikTok, uri no kuri TikTok uri bamutata, uramutse nta dream ufite uramutse mbanoreka ngo nta dream ufite, waba uri kano kanya oya none. Anyway, ahangaha ndi kumva ngewe ibindi by'abandi bari kubaza, umuntu arabajije ngo ese bwiza ukuri Simbi, mama wawe wamubwiye ibyo ukora? Mama arabizi, mama nta n'umuntu n'umwe wacu utabizi, abantu benshi bose barabizi. Oya si wabonye ko banajya no gushaka data iriya atuye, bajya gushaka na data n'ibiki barabizi, ariko buri wese amenya ibye. Okay. Reka tugaruke nko mu myaka 20 iri imbere. Tuzi ko nuvuga ngo wowe nubwo nabikoreshaho ukantera amabuye gushaka gukora umuryango, kuko umuryango ntabwo ari ibintu ukurura mu mutwe. Uzabyara, uzakora umuryango, ukore famille, ubyara abana. Okay, for me it's 50-50, nyine like hagati na hagati. Ibyo gukora umuryango simbizi, ntago ngiye sinzi igisobanuro cy'umuryango kuko abantu barahinduka mu buzima, ariko kubyara baruva nkiri gutoya, cyafite wenda nk'imyaka nk'itanu imbere yanjye yo kubitekerezaho neza. Ntago ndadecidinga neza, ntago either numva umwana ntago mushaka cyangwa se ndamushaka, kuko ndacyari muto, I'm only 26. So ndacyafite byibuze imyaka nk'ine imbere yanjye cyangwa itanu yo kudecidinga cyangwa niba nshaka umwana cyangwa ntamushaka. Urushako ntabwo numva ko ari nabikubwiye na kare, urushako ntabwo ariyo intumbero yanjye mu buzima, so mpuye umuntu nyumva nkamwumva, bibaye byiza yaba ari iwacu tuvuga n'ururimi rumwe, uretse wenda ko mba numva ari nk'ibintu wenda ari mbiha nk'amahirwe wenda nk'10%, ariko hari abandi bantu hano hanze rwose bari free minded and open minded, way widely open minded, dushobora kuba twakora nyine ubwo buzima. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu nyine ntekerezaho kano kanya, because I'm still young, ndacyafite ubuzima burebure imbere yanjye, ndacyafite izindi, I have potential, you know, I have a lot of opportunities in front of me. So ntabwo nishyira mu kantu k'aka basket cyangwa k'akadobo kamwe ngo ngiye kubyara no gushaka ibiki. Sinigeze ibyo bintu bishyira mu mutwe wanjye cyane. Biramutse bibaye njye nyavuga ati if I'm going to find love, if somebody is going to love me truly, they're going to find me. Bazambona nyine, tubazanshaka bambone, abo bazankura nawe nyine, aho tuzahurira nawe nyine tuzahurira, yaba ari umunyarwanda mwene wacu, yaba ari umunyamahanga, yaba ari iki, yaba ari umuchina, yaba ari umuyapani. At some point I will find love, but I am not stressed about it. At some point I might get married, but I'm not also stressed about it. Ntabwo even. Wow. Anyway, thank you for your time. Thank you for your time. Uri mu Rwanda kugeza ryari? Ndahari igihe cyose.
Alright. So Nti, thank you so much, ndagushimiye, urakoze, uganira neza. Njyewe ntabwo njye nakubaza bya bibazo abantu bajya bazana babazibaza akavuga ngo bigenda bite, no ntabwo njye njya muri action mafite amatsiko yo kumenya exactly kuko nza abantu benshi especially ku bantu baba bari hanze barabiunderstandinga ku ibintu bikorwa barabikora kandi at the end of the day bakabivamo bakabireka bagahindura career nuko ndagushimiye, wakoze cyane ku mwanya wawe no kutuganiriza. Wakoze nawe cyane nshuti yanjye kandi mukomere mugire n'ijoro ryiza aho bafite ijoro.